rero nabonye ntacyo utwaye. Yego. Okay, thank you. I love you. And you too. Thank you, baby. Yeah. 2, 1. Mwana bagiye kuza mwitime nagenda atanyemereye ko dukundana sinzi ndagaswa ariko rekazi mbwiye ko ari mu nzira ageze hafi agiye kuza. Ndagutegereza na gahunda zose nari mfite. Aya sha mwebwe mwinkupa nabambaza amafaranga ndabona negereje umwana nawe ukanesha umutwe gusa. Ndaguma mutegereze paka ase aba bantu vipi zabo man kandi unashyiramo akadege. Anza kanze mwerekeye. Ni ikintu bambaza. Oh my god, baby. How are you? I'm fine. Welcome kabisa. Umeze neza? Yego. Okay, ni karibu baby. Wakwicara? Yego. Meze Meze neza. But today mfite surprise ariko ni ngwa surprise ngo ni surprise. Subizi ko nakubwiye ko nyine se nyine kuza tukavugana. Yego. No kubizera nakubwiye nitwa Kibi cyangwa King B, urumva nyine shana nakubonye cyagiye duhura bwa mbere. Ndavugana uko byagenda kose ngomba kugira ikintu gikomeye nkubwira. Ahubwo ukiteguye gute wowe urumva witeguye gute kucyumva? Ya ntago active ikintu narumva ahubwo wowe wakimbwira ko ndumva gize amatsiko. Base promise me sezeranye. Ikintu ndi kukubwire uracyakira neza. Ya ni numva gishoboka. Ako nta kintu kidashoboka cyetse kunyuza ipantaro mu mutwe. Ibyo bidashoboka ariko ubundi ibintu byose bebera biba bishoboka. Hari igihe nyine umuntu akubwira ikintu ukumva nyine biragoye n'iki. Ariko iyo ibintu bigoye man urabikonfirm urabikavaringa nta kintu cya danje. Kandi nanjye urumva se umwari mwiza nkawe nakubwira ikintu kigoye. Ntabwo kigoye ntabwo birenze. Sha uri mwiza n'ukuri pe. N'ukuri uri mwiza rwose. Baby rero nyine ikintu subikinisha cyangwa nzakikubwira. No baby reka ese waretse nkazabikungaho ufunga amaso basi mbikubwira. Ego urambwira? Ya ndakubwira. Ndakubwira nta kibazo. Baby nyine nakubonye cyagiye bwa mbere urumva numva nyine ngomba kugira ikintu mubwira. I love you. I love you. Baby nyine naragukunze sinzi ukuntu wowe byumva cyangwa se ubyumvisha ariko numva twafatanyije gukunda cyane. Sinzi wowe ukuntu byiyumvamo cyangwa se ukuntu bitekerezaho. Ako nyine naragukunze tu niyo mpamvu nanagutumye ngo gusa hano bikubwire nyine live amaso ku maso mbona mubona. Ntabwo ndi kubyumvuze ngo iki? Ndakubwiye ngo ndagukunda. Urajya mbivuge no mu Giswahili se nakupenda wewe. Uyasubiramo mu Kinyarwanda. Ndagukunda. Ese urajya mbivuge nshyiremo n'amasaku nyesi na nyejuru. Man ndagukunda tu nakubonye inshuro ya mbere first time. Man numva ni we mukobwa nyine ngomba gukunda tugomba kubana tukazabyarana mbese ibintu byo ubuzima bwanjye bwose tukabumarana. Yego. Nukuri birandenze nawe nubwo ndi kubyumva ukuntu calm down nabi byadanje tu. You are beautiful. Thank you bas nukuri n'ubwa mbere umuntu ambwiye ko nkunda. Ashirira vugishwe. Nukuri pesi nakubeshye. Yego. Sha nyine wumve ndagukunda kandi bitarimo uburyarya. Yego. Ahubwo se uri tari ko twafatanyije urukundo nje nawe. Sinjya kubwira ngo nzabitekerezaho rero kuko iyo umuntu ajya kubwira ngo nzabitekerezaho nyine ntabwo bari byiza cyane kuko igisubizo kiba ari kigomba kuba yego cyangwa hoya. Ya rero nabonye ntacyo utwaye. Yego. Okay, thank you. I love you. And you too. Thank you baby. None we bibara nkunde shobora muhungu ni bogari ni mwiza mana we. Sweet. Kamaze ndani ifoto ye. Sweet. Shawuri mwiza wa muhungu. Yes we. Mba none abakobwa biki abakobwa b'inshuti zanjye. Uyu munsi ndatwika stati. Mba WhatsApp, Facebook ahantu hose ndahita mu postinga ari kuri mwiza. Mwana wahungu atinze kuza kundeba nanone. Muhungu ni mwiza. Yo sister meze bitese? Meze neza. Ngiye nitwa Soro. Nanjye nitwa Niki. Gusa niko ngo nkata mwibuka twibara twaragize twigana primaire tu. Primaire.
ya ntabwo nkwibuka ariko nyine ndi kubona usa nk'umuntu nzi wasanga nyine ariko wenda ndakwibuka. Okay, ni byiza ko ubunyibuka. Yego. Yeah. Wari umeze neza ariko. Meze neza ndagashima. Okay. Shaka nawe warakuze noneho. Shaka warakuze wa igikobwa cyiza gishima Imana wallahi. Yego ntabwo ari cyane ariko nyine genda bizi. Oya byaraje mwana. Ntabwo ari cyane urebye. Kuko nzi nanjye nayo maze iminsi naragiye hanze. Urumva naje vuba nani cyumweru ndamara tu. Yego. Yeah. Okay. Ni byiza ko waragiye hanze. Cyarumva nyine. Sinzi ko umucyo navuga ati nkubonye ndavuga ati turamurara muzi ndavuga ati ntabwo nagenda namuvugishije. Asanga ari umuntu nabanze. Yego. None nsanze muzi to ni byiza cyane. Ya ni byiza ko tuziranye. Cyane byiza nana nimero zawe nayinyikikira. Yego. Yeah. Okay. Rero sinzi ko twabigenza yiba twavugana tu kamanga nimero yawe. Nimero yanjye. Ya rero ntabwo nahita nyigura none aha wenda nituzongera gura nzayigura sibyo. Tudahuye se. Oya nakuru tutarose ko mba ndi mu rugo nyine nawe nyine nta kibazo twazahura. Ko nyine. Ese undi kucyaba baby binaha. Ese imico yanyu ya kera rero iracyabarimo. Ya ni byiza gusigasira umuco. Nzakusubiza nzayiguha nzabanyiguha hamwe rero. Okay. Nyine ibintu by'abakobwa biki bayinaha uramubwira ikintu ndagukunda nzagusubiza ariko nimero ngo buretse ngo nzaziguha twongeye guhura yanaga ibintu biba ari sawa. Oya kuntu wabukuye n'umuntu bwa mbere ngo itumereza namba yawe urumva ntabwo ari byiza cyane nta n'icyubaro kibiri murebye. Icyubaro kibirimo. Yego. Yagushaka Imana ntacyo bitwaye ko nabirenze sibyo. Nta kintu kibigiye kwikoraho nuko nzakuvugishaho. Samutisha. Ya ntabwo byakunda rero none. Bitakunda. Birakunda mwana birashoboka. Nta kinanira abantu. Please nakubwiye ko bitakunda. Ko iki se bazi? Ya ntabwo ndi muri mujyi wo gutanga namba isaha ko sindanakumenya nta nubwo yewe. Ese urakiragararo cyane nka mbere. Ya character zanjye nizihinduka nanjye ngewe niki. Ako nyine shaka umeze nk'umuntu usiga afite umukunzi tu. Ya umukunzi ndamufite cyane ahubwo. Okay. Ako biba byiza nimero yawe. Ariko se agafone noneho. Okay nabi neza basi mushemi yanjye. Ya ntabwo byapfa gukunda. Birakunda ni igiki cye kinanira. Nasabwo tutagiye muri byinshi ko gishaka namba yanjye. Ngize Imana kwa nkubonye twoye tunavugana. Cyane kuguhamagara kukansanga ahantu tugasangira n'agafanta. Ntacyo bitwaye se? Ndikumva nta kintu rero utambwira ndahangaha. Oya kirari. Shuka naguhamagara kuvugisha ese wiri gute waramutse ute? Ese wansanza ufite umwanya wasanza tugasangira agafanta. Ibyo ndikumva atari ingenzi cyane. Cyatari ingenzi. Ntabwo ari ingenzi cyane kuko nyine se tugasangira agafanta naramutse ntabwo mbikunda. Cyane ko mfite n'umuntu bimbwira. Ese niki wagira mwana wagiureka. Jureka ibyo mwana. Ibihese. Nta bintu nabidanje biba bihari. Ibidanje se niyo bidahari. Nawe duye bwa mbere nkuguhereza inamba yanjye urumva byapfa gukunda. Yes. Ntabwo byapfa gukunda pe. Mani nta kibi nzayikoreraho sibyo? Niwe nzakuvugira nzaguhamagara sibyo? Nkubaze umeze ute? Ndakeka kuko ameze urimo urabireba nuko nguko ni kwa kundi ntabwo ujya mpinduka. Ariko ibyo nibyo ari ingenzi cyane. Ako niba atari ibintu birenze cyane kubwira nyuma nimero yawe to? Oya nakubwiye ko bitari bukunde. Nabaye na mwiza noneho. Oya please twubahane witangira kumfataho. Ahubwo bibaye byiza ngende kwihuta wagenda tukazaba muri munsi. Kiyo ko nayo basi natumani. Uri kumva no mu rwego rwo kumamagara ahubwo reka ngende. Nakiniza basi na nimero yawe. Oya niba nzayiguha ubutaha. Siwani. Please hangane. Oya ntabwo byapfa gukunda please. Birakunda ese ni iki kinanirana? Kagenda rero tuzahura ubutaha. 4, 3,